Ndabasuje kandi mbifurije bigeze ngo tubana kuri tubucano all morning update ku muntu utarakora subscribe kuri channel yitu yikora ubutuma turuvugana rero ikindi kintu cy'ingenzi ubaye utari muri group ya WhatsApp all morning update icyo ukora reba link muri description y'iyi video uri tubonamo link wijoining ujye muri iyo group kuko hari amakuru tutajya tunyuza kuri YouTube channel hari amakuru yaba support n'ibindi byinshi bibera kuri WhatsApp group ubwo rero wakaba yijoining niba utari muri iyo group. Sasa rero ngarutse kuri update ya kabiri ya nako iherukiri ya nyuma nzagaruka kuri Dr. X nongera kuvuga kuri trading cyangwa se uburyo zigurishwa. Ubwo update ikurikiyeho ubu ngubu ari yibanziriza ya nyuma ni yuko dukura coin zacu muri Export Wallet. Muri kubyibuka Export Wallet twese buri wese arayifite zamugezeho utuzishyira muri exchange ibe Bitget cyangwa se Bitmart nako Get.io cyangwa se Bitmart kuko arizo twamaze kubona ko zizaristinga iyi Dr. X. Ubwo rero ikintu usabwa nta kindi ni ugukurikira neza akantu ku kandi step by step nkuko nabyimeje kujya mbafasha step by step. Tugiye kurebera hamwe uburyo ki wimura coin zawe baguhaye ziri muri Export Wallet yawe ukazohereza muri Bitmart exchange cyangwa se muri Get.io exchange. Ubwo icyo usabwa wowe cyambere first of all ni ukuba ufite exchange imwe muri izi ngizi ibe Bitmart cyangwa se Get.io muri kubyumva ariko ikabiri verified. Kubera verified ni ukuba nyine waratanze ibyangombwa byawe by'indangamuntu byose baraverifyinze n'isura yawe KYC nyine kaba yemewe. Sasa rero ubwo tugiye gutangira step by step. Uraza gufungura Export yawe nkuko usanzwe uyifungura, noneho uraza kubona Dr. X zawe nyine ziraba zirimo. Murabona ko nanjye zanjye zirimo, ubwo nawe uraza gusanga izawe zirimo. First of all ikindi none ugere kukikwibutsa twibukiranye ko twese buri wese araza gusabwa gas fees. Tugiye kureba noneho nizo bari bukate kuko muri zira gas fees wenda barakurikiye all morning update no kuri group ya WhatsApp twagerageje gushyiraho igiciro kizo tubahereza tugendeye ku giciro cy'amakoyini menshi akunda gusaba nka gas fees zikunda gusabwa n'amakoyini menshi. Rero tugiye kureba niba zira koyini kuko zitwemerera kuza kubikura yose kuko ushobora kujya kubona ko nawe ndabibaye ngombwa ko bakwereka ko zibaye nyinshi cyangwa se basaba gas fees nyinshi cyangwa se ugasanga ziri no munsi ya zira twabahaye gusa zibaye munsi byaba ari sawa kuruta ko byasaba ko twakongera kuguriraho izindi. Ubwo icyo usabwa rero uraza gufungura Export yawe ujye kuri Dr. X yawe muri kuyibona dore ngiyi hano urayikandaho ukandaho nka gutya nkanzeho. Noneho numara kuza gukandaho urabureba coin zawe ziri hano. Ubwo rero kugira ngo uzibikuze hano biraza kubanza kugusaba wallet address ya Dr. X uri bukure muri Bitmart cyangwa se muri Get.io. Ubwo icyo turi bukore hano turaza muri Get.io yacu nitumara kuyigeramo nko mubona twayigezemo dore ngiyi hano murabona n'ikintu na kimwe kiriho ariko first of all nongere mbikwibutse igomba kuba iri verified. Uraza hano kuri kano kantu gatwe ubanza unaverifying urebe ko kuko iri verified. Iri verified barabikwereka dore ngibi muri kubibona ko iri verified dore ngibi byanditseho muri kubibona. Iri verified rero ubu bayemerewe kwakira amakoyini ndetse no gukora withdraw ndetse no gukora trading byose iki gihe exchange account yawe ibiri reliable iba yemerewe gukora byose. Sasa rero ku bintu tudepositing amo turabigenza dute? Ushatse dore uhita uzana kuri asset aha muri kwabona uhakande. Numara kuza kwakanda urakanda dore handitse ngo deposit turi kumwe muri kwareba neza step by step tugendane. Uhakande numara kuza kwakanda urahita ukanda hano handitse ngo on chain deposit. On chain deposit ni ukwemeza nyine ko ugiye gukoresha ama chain cyangwa se gukoresha ama transaction n'ama wallet address nibwo buryo buhari. Ubwo hakande numara kuza kwakanda baraza kuza kuguhereza liste y'amakoyini. Muri kubyumva bashobora kuza kuhita baguhereza liste y'amakoyini ariho nyine yo bafite bo bakwemerera ndetse hari nayo baguproposa. Murabibona ko nk'ubu ngubu baranyereka ngo trading coins izi ngizi nizo baberekana zikunda gushakingwa n'abantu benshi nyine bazishyiraho zikaba ziri recommended ku buryo ushobora kuba wahitamo iyo ushaka. Ariko kubera yuko hano ubu ushobora gushakishamo Dr. X bikagutinza wikirwa wigora hita ujya hano kuri search hano hejuru aha dore aha uri kwabona usacinge no usacinge DRX. Ubwo hano ni muri Get.io ubundi uyisacinge nyine murabona ko barayiduha dore ngiyi murabona kije dore ngiyi Dr. X. Mu minsi ishije rero hari abantu tugitangira guhabwa coin bifuje kuzishyiramo ariko yari iri suspended ntabwo byari byemerewe gukora deposit. Ubu rero nibwo byemewe. Ubwo turakanda kuri Dr. X tuyikandeho kuko murabona twayisacinze tuyikandeho. Nitumara kuza kuyikandaho rero urarindira gatoya baguhereze wallet address. Murabona ko baratwereka ko ni Igor Network nkuko mubizi yayindi yo muri exchange I think murabyibuka nako yayindi yo muri Export ni nkayo. Noneho rero sasa rero yubwo icyo ukora urakopi wallet address dore ukanda kuri kano kantu ka copy muri kukabona ugakora copy ugakopiya wallet address yawe ubundi ukaza kwigarukira muri ya Export
uri kubyumva ukagaruka muri expoto yawe. Ngo twongere tuyifungure. Sasa rero kuko turi kuri Dr. X zacu muri kubona ko arizo turiho, tureta dukanda hano handitse kundi send, tugiye kohereza nyine, turakanda kuri send hano muri kwabona twohereze. Nuhakanda kuri send barakubaza izo ugiye kohereza uko zingana, urabibona hano rero. Iyo hageze imbere ya byose ubanza gushyiramo umubare w'izo wohereza. Iyo ari zose nkuko mubizi rero nyine zose tugomba kuzohereza na rimwe dusigagura, turakanda kuri max. Muri kwabona baba bagushyiriyeho max, ubwo yikandaho zose bakakwereka ko ziri bwimuke. Noneho ugahita ubanza ugahita ukanda kuri continue mbere yo gushyiramo wallet. Wibuke wallet address ntabwo irajyamo, ubwo turakanda kuri continue. Nidukanda kuri continue hano bahita bagupropose gushyiraho ya yindi wa paste wa copy. Murabona ko bari kutwereka ngo paste from clickboard, nuvuga ngo ya yindi wa copy kuri clickboard yawe barayikwereka hano. Niyo ibibanza urabona kisi cyatsi, ugahita uyikandaho. Muri kubibona uyikandaho ikabigiyemo. Murabona ko yamaze kujyamo hano, dore ngiyi, ndetse na coin zanjye nemerewe kuza kwimura, dore ngizi nazo ziriho. Muri kubibona. Sasa rero murabona amahirwe dufite ko ntago bari budukate nyinshi. Muri kubibona nuvuga ngo twabahaye 0.00 muri kubyibuka, ariko barakata 0.04 kangahe. Urumva ko nubundi izo twabahaye twaragereranyije kandi ndetse bihuriyemo. Imana ishimwe, nta muntu numwe uri buze kuvuga ngo yagize ikibazo cy'amafizi waguze zirahagije. Muri kubyumva. Ubwo tureta dukana hano kuri send kugira ngo twohereze nyine coin zacu, noneho zive muri export wallet zizavemo zijya hehe muri exchange. Ubwo hano uhita ukora ama verification yawe nyine, yaba ari fingerprint, yaba ari ya nimero ya telefone, ukahita wohereza. Muri kubyumva. Hano rero sasa urategereza. Ikindi kintu ubusabwa, uraza gusabwa network nyinshi. Nabonye iyi export isaba kuba ufite network zihagije kugira ngo ibintu byawe bigende. Murabona ko transaction ibaye sent. Murabibona ko transaction yahise iba sent. Ubu rero hano kubera ko transaction yamaze kuba send, ubu iki ni ikikwereka yuko coin zacu mu kanya gato cyane ziraba zimaze kugera muri wallet yacu cyangwa se muri Gate.io yacu. Reka turindire gato yambibereke. Urabona ko nyine hano muri export za zindi nyine twari dushyitemo za Dr. X zacu zose zagiye, ndetse na transaction dore ngiyi murabibona ko yamaze kuba. Murabona ko za coin zanjye zose uko nzimuye dore zamaze kugenda, ndetse bamaye na notification hano hejuru dore ngiyi. Murabona ko zagiye. Ubu rero hano ikiba gikurikiyeho ni ukuza gutegereza tukareba koko ziza kugera muri wallet yacu ya Gate.io. Muri kubyumva. Ubu hano murabona ko barakwereka ko zamaze kuba success, dore ngiyi transaction yamaze kuba. Nuko nawe uri buze kwimura coin zawe, ubwo igikurikiraho ni ukureba ko zamaze kugera muri Gate.io yacu cyangwa se muri Bitmart, aho waza kubikuriza hose. Ikiri bukubwire rero ko zamaze kukugeraho, no kuvuga ngo zishobora kuba ukimara kuzimura ku kanya zitari buhite zigerayo. Birashoboka kubera yuko nyine hari ibintu babanza gucekinga by'ama verification n'ibiki, ariko kugira ngo uze kureba koko zizagezeyo wenda haciyemo akanya cyangwa se igihe runaka, uraza kugaruka muri ya exchange yawe. Muri kubyumva. Yego ngiye mubibuka ko nakoresheje Gate.io. Uhita uza hano kuri asset. Aha muri kwabona wakande. Numara kuza kwakanda ushyire hano kuri spot, biraba biri kuri overview. Muri kubyumva. Uhita uza hano kuri spot, urahiza kukimura ugashyira kuri spot. Nurangiza ukande kano kantu ko gusacinga, dore ka ngaka. Reka ngabereke, dore ngaka kantu ko gusacinga hano muri kukabona, ugakandeho. Numara kuza kugakandaho uraza gusacinga nyine n'ubundi ya Dr. X zanyugute 2DRX. Muri kubibona. Uraza guhita uyihabwa, dore ngiyi muri kuyibona. Urabyumva. Dore ngiyi uraza guhita uyihabwa, dore ngiyi uraza kujya kubona ubone coin zawe zirimo. Ubwo hano ngiye video yanjye ndanayisoje ndazisubikira aha ngaha, nyuma yuko zizaba zamaze kugera muri exchange yawe hano zahageze. Ikizaba gikurikiyeho no gukora trading. Ubwo kuntu trading izakorwa rero nabyo ku munsi wa listing tuzabereka video y'ukuntu bikorwa. Ubwo niyo video izabiheruka ku bya Dr. X tukaba dusanga babipfundikiye. Aya yo murabona ko yamaze kuribwa ku itariki 17 nta izindi mpinduka.